Niba ujya ugira ikibazo cya rezo ikubananye mufitiye amakuru meza. Muri iyi video naguteguriye ibintu wakora bikagufasha kongera rezo yawe ndetse n'ubwoko bwa telefone ubwo ari bwo bwose waba ukoresha. Niyo mpamvu gusabye ngo uze kuyireba kugeza irangiye kugira ngo uze kwihitiramo uburyo bukoroheye wajya ukoresha. Ibyo reka tubirebere hamwe nyuma y'akananga gato. Umunyarwanda niwe wavuze ngo aho kwica gitera uzica ikibimutera. Iyo niyo mpamvu tugiye kubanza tukarebera hamwe ibintu bitera rezo nke. Icya mbere ni intera iri hagati yawe n'umunara. Uko rezo cyangwa se sinyare ikora urugendo runini niko igenda icika intege ikakugeraho n'ubundi ntacyo yagufasha. Icya kabiri ni ibintu biri hagati yawe n'umunara. Inzu, ibiti, umusozi cyangwa n'ibindi. Icya gatatu ni ukugongana na radio frequency. Buri gikoresho cya elegitoronike nka computer cyangwa andi mamashini ndetse na radio ubwayo bigira icyitwa radio frequency. Iyo igonganye na rezo yo guhamagara bituma igabanyuka. Niyo mpamvu igihe uri ahantu hari amamashini menshi bitaba byoroshye ko wagira rezo nziza. Icya kane ni ikirere kibi. Ikirere cy'imvura cyangwa se cyiganjemo ibicu bigabanya cyane rezo kuko igongana n'ibyo bicu ikabura uko itambuka cyangwa se uko yakugeraho byoroshye. Icya gatanu naho uri. Ahantu hari abantu benshi nko mu masoko cyangwa muri stade bitewe n'uko wabohereza ibintu byinshi icyarimwe binaniza umunara bigatuma rezo iba mbi. Ahantu kandi hari amabloke sima cyangwa ibyuma byinshi nko mu masupermarket cyangwa mu bice byo hasi by'inyubako ndende nakunze kugira rezo mbi. Icya gatandatu ni ubwoko bwa telefone ukoresha. Telefone zikoze muri plastike zikunze gufata rezo cyane kurusha telefone zikoze mu cyuma cyangwa ibindi bintu. Reka noneho turebere hamwe muri rusange ibintu wakora bikakongerera rezo. Icya mbere ni ugukoresha amaporogaramu muri telefone yawe adashaje cyangwa se ari updated. Icya kabiri ni ukuvanaho kava ya telefone yawe nk'uko twabonye ko ibintu telefone yawe ikozemo bigira ingaruka kuri rezo. Ni byiza ko wajya uvanaho kava kuri telefone yawe cyane ko birinda telefone yawe no kuba yashyuha nk'uko twabonye muri video zabanjirije. Icya gatatu ni uguhindura network ukoresha. Niba ari 4G/3G ukaba wahindura ugashyiraho 3G only cyangwa telefone igaragaza ngo LTE/CDMA ugashyira kuri CDMA. Ariko ibi bikora bitewe n'agace. Hari aho usanga 3G cyangwa se CDMA ari ikora neza, ahandi ugasanga 4G or 3G ari ikora neza. Icya kane ni ugucaginga telefone yawe. Telefone ikoresha umuriro kugira ngo yohereze cyangwa yakire sinyari. Niyo mpamvu igihe ufitemo umuriro muke telefone yawe iba ishobora kwakira sinyari zidafite imbaraga. Icya gatanu, funga ibindi bintu nka Bluetooth, Wi-Fi, NFC n'ibindi. Nk'uko twabonye ko iyo sinyari igonganye n'ama radio frequency bituma igabanyuka, ni ngombwa ko wajya ufunga ibyo bintu bindi kuko byohereza ubwo bwoko bw'amasinyari. Icya gatandatu ni ugufunga no gufungura airplane mode. Umuntu agenda ahantu henshi hatandukanye bigatuma telefone ye yikonekta ku minara itandukanye, ariko iyo ufunguye airplane mode iyo wongeye kuyifunga telefone ihita yikonekta ku munara uyegeye. Icya karindwi ni ugukoresha Wi-Fi calling. Ubu ni uburyo bugufasha guhamagara ukoresheje Wi-Fi. Ubu buryo kandi bugwa rezo nyinshi cyane ugereranyije n'isanzwe kuko ushobora no guhamagara umuntu umureba cyangwa se video call. Icya munani ni ugukoresha icyitwa network booster. Aka ni akamashini ugura kakakongerera rezo. Gafasha cyane nko muri company bitewe n'uko haba harimo abantu benshi kandi bashobora guhamagarira rimwe icyarimwe. Icya cyenda ni ukumenya ukuboko kugira rezo bitewe na telefone ufite. Uburyo ufatamo telefone burya bigira ingaruka kuri rezo ugira. Nka iPhone igira rezo nyinshi iyo uyifashe mu kuboko kw'ibumoso. Nka Samsung ndetse n'izindi nyinshi zigira rezo nyinshi iyo uzifashe mu kuboko kw'iburyo.
Ni byiza rero ko wamenya ukuboko kugira rezo nyinshi bitewe na telefone ufite, ariko uzabanza ugerageze ukuboko kw'iburyo. Icya 10 ni ugufungura no kujya hafi n'idirishya. Buri gihe ahantu hafi n'idirishya haba hafite rezo nyinshi ugereranyije n'ahandi, kereka gusa iyo iryo dirishya rifungukira imbere y'indi nzu. Icya 11 ni ugushaka ahantu hari rezo nyinshi mu nzu. Ushobora gukoresha application yitwa Open Signal. Icyo ikora ikwereka iminara ikwegeye, ukaba ushobora kujya mu gace gateganye n'aho uwo munara uri mu nzu urimo. Icya 12 ni ukugereranya telefone yawe n'iz'aho muri kumwe. Ibyo bizatuma umenya sosiyete y'itumanaho cyangwa se ubwoko bwa telefone bugira rezo nyinshi aho uri, ku buryo aribwo watangira gukoresha. Icya 13 ni ukujya hejuru hashoboka. Niba ahantu uri cyangwa se uba hataringaniye, wajya mu gace gasa naho kari hejuru. Aricyo kimwe no mu gihe uri hafi y'inyubako ndende, wazamuka ahagana hejuru kuko ariho rezo igenda yiyongera. Icya 14 ni byiza ko ibintu ufite mu nzu byahagarika rezo wabishyira mu nguni, nk'amafirigo, utubati, amavaze n'ibindi. Icya nyuma, igihe abantu bose muri kumwe bafite rezo, we ukaba ntayo ufite, wakegera umutekinisiye akaba yakurebera niba antene y'imbere muri telefone nta kibazo ifite. Mwakoze kubana natwe, video yacu ni hano irangiriye. Niba wayikunze kanda like, niba ushaka kuzabona izindi mu gihe kizaza ukande subscribe. Kuri iyi channel kandi tugufitiye izindi video nk'izi zagufasha, nazo ntugende utazirebye.